Musenyeri Julien Goruju akagaragaza abatutsi ari bande bameze bate. La race des Batutsi sans contredire la plus belle et la plus intéressante de l'Afrique équatoriale. Au physique, le Mututsi est parfaitement constitué sans conformation de l'approche du blanc plus que du nègre. Si bien que l'on pourrait dire sans exagérer que c'est un bras sous pour moi. Umututsi bari baramwimirije imbere rwose. Niwe muntu wa mbere mwiza muri Afrika igabanye Equateur mo kabiri mu gihagararo cye uyu muntu asa n'umuzungu ku buryo uramutse uvuze ko ari umuzungu wambaye uruhu rwirabura utabukabije. Yego nk'umuzungu nyine mwe abatutsi mu bushobozi babikoraga gutyo babikora batyo nyuma none bakabicurika bagacurika ikibuga. Turaza kureba n'impamvu zibitera. Niba reba umugufi apima metero 1.78 kubera hari n'abashobora kugeza metero 2 chez géant kubarebare. Akazi kabo bakora n'aborozi wabyumvisha categorisation ishingiye kuno kubyo dukora apana kuri bwa bupfura na bwa bumuntu na bya bindi. Noneho bageze kuba twavuga ngo ils ont un visage le plus chiffonné que les autres nègres de l'Afrique. Niba abantu bafite ishura yikunja kunjugera yego dafite igisobanuro ngo bareba bahumbaguza. Un regard ivoirien qui semble craindre la clarté du jour, mais être fait pour percer l'ombre de forêt et l'obscurité de nuit. Ngo bameze nk'abatinya urumuri iyo bareba bahumbaguza nk'abatinya urumuri ku buryo amaso yabo wagira ngo yaremewe guhangana n'umwijima wo mwishyamba ndetse n'umwijima wa nijoro kuko batinya urumuri rw'izuba. Uretse izo nkende à l'opposé de ces demi-singes, le Mututsi lui se considère comme un demi-dieu, semble-t-il les Égyptiens. Urumva ni bamwe ni inkende abandi ni ibigirwamana. Abatutsi ni ibigirwamana, abatwa ni inkende, abatutsi ni ibigirwamana ku buryo wabita ko ari abanyamisiri. Inshuti bakunze ba Radio Rwanda ibyo ngibyo ni bimwe mu byatsi ntabwo ari abanyarwanda babivuze byavuzwe n'abazungu nabo babivuze. Byatukoje umwe bw'abanyarwanda ni ibyanditswe n'ibitabo birahari byanditsemo ivyo bintu. Murumva ari nayo mpamvu haje gufatwa icyemezo cyo kubohora igihugu kugira ngo ivyo bintu byose byari byaragiye byimikwa biveho. Tube dutuye mu Rwanda dutuje kandi buri wese ayishimiye kuruturamo. Tujye tubyiga ari amateka nyine. Ivyo ni kera cyane murumva ariko aho byaje kuganisha uwo ni umuzi kandi mwarabibonye. Ni umuzi urimo gukururuka. Uwo ni umuzi w'iremezo. Ubwo rero batangiye kujya kumenya ngo abatutsi turakura abahutu turabakura he mu batware mu bikomangoma kubera ko à cause de une alimentation de génération répétée de génération en génération bo bashobora kureba donc kubera ko ibyo barya na amata banywa nibikomoka ku matungo abo ngabo urabareba ukabamenya bagomba kuba barebare. Ariko abandi haraho wagera ugasanga no muzare no mu miryango yacu ntaga abana bacu bangana harimo abarebare harimo n'abagufi bakibaza ngo se uyu yabyaye abahutu abyara abatu. Muri uku kubacanga basanze umwanzuro ari ukubarura abanyarwanda bakababarura bakaduha indangamuntu bitewe nuko icyo gihe byari bimeze. Ibarura ryatangira Nyanza kwa Nturo nyiri imigabo niwe hategekaga aryanze niwe munyarwanda wa mbere wafungiwe muri 1930 yafungiwe muri gereza y'igihumbi 1930 kuko nibwo yatashywe. Buriya ziriya gereza zose bazazishyiraho bagamije kugira ngo uwo bakubise ikiboko kabiri gatatu ashobora kuzamura ibitekerezo byo kwigumura no kugumura abandi ni mumukure mu baturage mujye kumufunga. Kandi ibi byo kubatunga abaturage arimo babitanga mu cyitwaga iposho ry'abagororwa. Bazaga kwa Innocent amasaka areze zana yo kujya gushigira igishingiro ko mabene wanyu wafunze ibishyimbo bireze muzari ibishyimbo byo kujya gushigira. Noneho ahiganje ubworozi bakabategeka gutanga insoro z'amavuta yo kujya kurungira abafunze mu magereza. Amagereza sindahagera. Nturo nyiri imigabo amaze kuryanga baramufunze ibarura rirakomeza batanga indangamuntu we yanatashye n'irangamuntu y'abatutsi yararangije gutangwa. Barapimaga rero mbere na mbere uyu muntu dufitiye ibukuye bigaragara ko ni umusinga nibwo bwoko bwe. Noneho uyu musinga taye ye arapima metero 1.65. Mbese ugihagararo uko areshya ni metero 1.65. Noneho profession cyangwa umwuga ni cultivateur ni umuhinzi. Uyu muhinzi upima uyu mwega uyu musinga w'umuhinzi upima metero 1.65 kuri uru rupapuro rwa 4 nujya kureba uzasanga baramuhaye yuko uyu muntu ari Mututsi. Ngibi birasibye
namutwa hasi aha birasibye uyu muntu asigaye ari umuhutu kubera ko afite amanota 2/2 y'abahutu, ni mugufi kandi ni umuhinzi. Ibyo bintu bibiri barabireba. Hari aho rero bageraga bagasanga umuntu ni mugufi ariko aratunze, afite inka. Umuvandimwe we bavukana we yabaye muremure afite n'inka. Uyu bajya gutanga indangamuntu bakandikamo ko ari umuhutu, uyu muremure bakandikamo ko ari umututsi. Nje najya kuvuga ntari kuko mwamaye indangamuntu y'abahutu kandi ni umutunzi, umuzungu ati ibyo nje ntago mbizi, genda ubwira umutwara ukuzi aguha urupapuro runzanire. Najya kureba umutwara akanya karuswa ruswa y'inyana zanjye 2 cyangwa 3, nkavuga ntazo nguhaye ndagumana iki kirangamuntu ubundi kivuze iki. Umwanditsi Jacques Hureri we yaravuze ngo izi ndangamuntu zatangiye kugira gutera ikibazo mu banyarwanda guhera mu 1950 ngo suite à la corrosion coloniale, bitangiye kuzamurwa no gukoreshwa mu gihe cy'ubukoroni. Gutanga izi ndangamuntu rero abavandimwe bavuka n'umwe bamaga y'abatutsi cyangwa y'abahutu bitewe n'uko ibipimo bashaka bidahuye. None igihe nikigera bene Innocent nibajya gufata indangamuntu bazababwira ngo genda uzane yaso bandukura ibyanditse mu ndangamuntu yanjye ko ndi umuhutu, umuvandimwe wanjye bazamuha yanditsemo ko ari umututsi, abana be nibajya gufata indangamuntu batumiye abo bandikamo ko ari abatutsi, abuzukuru n'abuzukuruza bizakomeza kugera muri 1994 maze kubarura hafi imiryango 90 abavandimwe bakomoka ku basokuruza babo hirya aho ngaho bagiye bica abandi bakomoka ku basokuruza hirya aho ngaho biturutse kuri indangamuntu yitwa ibuko. Ndimo kubona Verenari mu kuzunguza umutwe cyane. Ntabwo umubiri yabikoze kubera ko yaragamije gukunda abahutu cyangwa yaragamije gukunda abatutsi. Oya, n'abatutsi ku mazu kutubari dukomeye abazungu bangweragamo habaga handitseho ngo interdit aux chiens au noir d'Antaïsi, imbwa n'umwirabura ntabwo mwemerewe kwinjira ngaha. Oya, mwahuriraga mu kazi, yasanga akazi yagupanze ni ukuvanya cyonga dukora tugira utongo ko dukeneye gupakira ariya mabuye y'agaciro tuyajyana iwacu, nasanga uyu muhanda utarangiye wamutwarewe ngwino hano tugukubite daracini bakupige nane ryama bagukubite iboko 8 uraryama babigukubite kuko ntabwo wakoze akazi ko kagomba gukorwa. Ibi biboko barimo kudukubita igihe bagatangira ngo shiku izakorwa imuhanga ahitwa mukava Kimironko mukajya gukora shiku kubera ko ariho agronome w'umuzungu yayipanze. Iyi shiku ni ibyata by'ibijumba cyangwa imyumbati ngo muzajye kubikura mu bigaburira abana igihe inzara izaba yateye. Mwarakuraga mukabijyana ku ntara aho bitaga kuri territoire iyoborwa n'umuzungu, igihe inzara yatera mukagenda bagapima ingemeri tubiri jyana ujye kugaburira abana, bakabima umwanya wo guhinga mwabo igihe batagiye guhinga iyo mihanda nayo materasi. Iyi mihanda yose uzasanga mu cyaro nta caterpillar y'umuzungu yahageze, ni basokuru barwanaga nayo, utabikozaga kubitwa kare ku iperu ni nkoko n'amagi y'umuzungu n'isuka n'agatebo. Mu gitondo ukabyuka wiruka ku iperu rero ni kuri apere niho bababaruriraga. Niho bababaruriraga yuko niho bahamagariraga bakabaha imibyizi. Innocent we hari abantu bagiye batwandikira batugaragariza mu by'ukuri ko baduteze yombi ko bari gukurikirana nyine gahunda yacu. Urabona hari umuntu uri buze kudusubiriza, ni umunyamakuru umwe yavuze ati ntumvuge atari kumbariza uwo mushakashatsi ko bivuga ko iby'abahutu abatutsi n'abatwa abazungu babisanze ubundi kubyari bisanzwe bihari nkuko babivuze nyine hariya. Yego, wagaragaje ko byari bihari ugaragaza buri wese ukiciro yari arimo, ariko ndagabaza none se ubundi ubwo kuki byahinduwe abanyarwanda kuki byahinduwe abanyarwanda bakabyemera? Urumva icyo urubuze kumusubiza kuki byahinduwe abanyarwanda bagahita babyemera? Uyu munyamakuru uze kumusubiza neza aravuga ati mbese uruhare rw'abene igihugu mu bibazo by'u Rwanda bwo ntirurimo, twebwe twisenye baje bakadusenya ntabwo tukisenya tukababangamwa nk'uko byagenze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo kintu cyumvikane neza. Ariko uyu nguyu yatubwiye ko yitwa Evariste Kwetsiga ati bimwe mu byasenywe bw'abanyarwanda ni ukubeshywa tukemera. Ati twarabeshywe turemera,
urumva Yego. Evariste Kwetsiga niko yitwa nawe witwa Daniel Sekarati yatubwiye ko ari ibugeshi mu karere ka Rubavu, atubwira ko ati dukunda ibiganiro byanyu bikomeye cyane. Eric Kuimana yavuze ngo kwibohora byari ngombwa kuko abakoloni babije amacakubiri mu banyarwanda kugira ngo biborohere kudutegeka badutwaza inkoni y'icyuma, urumva. Yitwa Emmanuel Nirenganya ati ndi mu karere ka Gisagara, kwibohora ingo y'ubukoloni byari ngombwa, byari na ngombwa guhagarika jenoside ariko kwibohora ko mu mwaka wa 1994. Kubw'ibyo rero ni iby'agaciro mu banyarwanda twese. Turi kumwe Innocent Rwakibi yatubwiye ko ari Nyagatare mu murenge wa Karama mu kagari ka Kinkwanzi, ati tubateze yombi cyane. Jean Claude Niga bati kwibohora byari ngombwa kubera ko hahozeho icyitwa giringaniza mu mashuri, icyo kintu cyaratubangamiye kitubuza kwiga. Hauko hano Robert yatubwiye ko adukurikiye ari Shagasha Ibuyoga Irurindo, ati n'umutara ny'igitaramo nyarwanda ngatarama na RBA cyane nkumva ndizihiwe pe. Ati nkatwe urubyiruko tumenya neza ibyaranze amateka y'u Rwanda, ese ati muzatubwire n'ibyacacana n'urupfu, ariko ibyo bushuze nizema ntiyabibabwire ko babwire amateka yo kuri Zoko na ntuze na Faida na Kanyandiko ntibabwiye ko ngo bahageze ariko raravuga ati muzatugeze n'amateka y'ubutanga mpundu muri Burega, ubwo tuzabibabwira muri gahunda yatumenye igihugu cyacu buri cyumweru, murabizi ko iyo gahunda ibihari. Mundimana yagize ati giye ndi Nyamagabe mu murenge wa Cyanika mu santere ya Nyamirambo. Uzabakiro Jean Pierre yaje atubwira ko ubumwe bw'abanyarwanda bwasenywe nuko bamwe bumvaga ko bayobora bonyine bakangusangira ubutegetsi. Mu byo twize hari icyo batubwiye ngo cyitwaga kazu kigije abandi bantu bose. Ikindi kandi ubutegetsi bw'abazungu nibwo bwatumye habaho ivangura ry'amoko n'irondamoko, kandi imbere twari umwe ndetse dukundana dusangiye ubuzima. Yagize ati ariko ibyo byose nibyo byatumye ubumwe bw'abanyarwanda twahoranye nk'abanyarwanda busenyuka. Urakoze cyane, aho ngaho rwose ubyanzuye neza kandi birumvikana. Ubwo ndi kubisoma kugira ngo tuza kugaruka mu bitekerezo ariko reka ibindi mbiretse turaza kubisoma nyuma. Abenshi bari kugaragaza ko kwibohora urugamba rwo kubohora igihugu rwari ngombwa cyane. Turaza kubigaruka ariko nanjye ndaza kubaza cyangwa mbaze none baza rwose nyarutse. Nanjye ikibazo mfite, hari aho wigeze kudusobanurira uvuga uburyo Ububirigi bwaje kuragizwa u Rwanda na Rwanda Urundi. Ese iyo Urundi ubundi kunda kwibazwaho cyane, ubundi bishatse kuvuga iki Uburundi bwiswe Urundi mu ruhe rwego? Ni ya mivugire yango ni mivugire banavugaga Rwanda, ntabwo bavugaga Rwanda. Bavugaga Rwanda rero bananiye kubivuga bari barise usumbura biyumba bavuga na Shangu. U Rwanda rumaze na Kibungu na biyumba na Kisenyi. Urumva ni imivugire yabo, nta handi bintu bishingiye. Bivugwa ko Burundi ngo n'ubundi bituruka ku iryo jambo Urundi, cyangwa bwari bwarahoze n'undi bwitwa Uburundi ariko ntibabashe kubivuga. No Uburundi bwari buriho na kera, no ku ngoma ya Kirima Rujugira avuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, nuko Uburundi Gisaka Ndorwa na Uburundi Gisaka Ndorwa n'Ubugesera, ibyo bihugu ko ari bine byishyize hamwe bigashaka gutera u Rwanda rubikubitira rimwe inshuro arangira avuga ati muzabaze u Rwanda ruratera ntiruterwa. Uburundi rero bwari buhari, uzarebe no ku ngoma ya Mazimpaka Gitare cy'impembe yivugana umwami w'u Burundi. Uburundi bwari busanzwe buhari no kuva cyane mu mateka. Uburundi bwahoraga bushondana n'u Rwanda, bari bameze nk'abana b'inkurikirane. Ariko ngo amamuko y'ingoma y'u Burundi ngo nabame b'u Rwanda ngo bituruka mu Rwanda, yenda ibyo twazabibaza. Ayo ni Emile Mworoha wabyanditse, aranavuga ngo no muri icyo gitabo bigaragazamo bavuga ngo u Rwanda kugira ngo bagaragaze ko ubutegetsi bwose bwagiye buturuka mu majyaruguru, iyo bita mite hamitike, bagaragaza ko ngo Kanyaburundi ngo Frere do Kanyarwanda tout de le fils do Gihanga, bakagaragaza ko Kanyaburundi na Kanyarwanda ari bene Gihanga, ko uwagiye guhanga ingoma y'u Burundi aturuka mu Rwanda kubera ko u Rwanda ruri mu majyaruguru y'u Burundi. Ni ya mite kuvuga ngo bategekaga u Rwanda ngo baturutse ruguru iyo ngiyo, kugaragaza ko bavuye muri Ethiopia, noneho abandi kugaragaza ntuza regime kwituruka mu majyaruguru, kuko na n'uyu nguyu Alexis Kagame nawe yabigendeyeho
akemeza ko n'ubundi abatutsi baturukiye muri Ethiopia ndakeka yaba izo ni inyandiko zose n'abakoloni nizo reference yari afite ntago nta bindi bitabo byari bihari icyo gihe byo kumutarenjenga. Ikindi kibazo nari ifite yenda murahita mujya no kuri ibyo bindi, kuki abanyarwanda bari bafite ubundi umwami yari insumba amashyaka, noneho kuri uko kuba isumba amashyaka akaba umwami w'abanyarwanda, niyo yabaga ari umututsi akaba umwami yahitaga akurwaho iryo jambo ry'ubututsi akahita aba isumba amashyaka nyine akaba umwami, yabaga ari umwami. None kubera iki abanyarwanda ko babaga ari ipfundo ku mwami byagenze bite kugira ngo bacikemo bamuveho? Nacyo umunyamakuru yabajije ati ko byari bisanzwe bihari ino se nimwe mwabikurikiye mukabyandika byagenze bite kugira ngo abanyarwanda bahite babyemera? Mbere na mbere ndagira ngo mbabwire yuko ubwami bw'u Rwanda bwarangiye Musinga amaze kuvaho. Mbishingira kuki? Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 1931 Musinga bamuvanyeho ku itariki 12 z'ukwa 11 hashira iminsi ine bategura kwimika Rudahigwa yimika kuri 16 z'ukwa 11 1931. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri, ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere muri 32 bohereje ibaruwa ivuga ngo ntiwirengagize ko niba twarirukanye so nabwo ntabwo ari Musinga, ntabwo ari Rudahigwa bandikiye rezida vice guverineri yandikiye rezida Kubo wari warasimbuye uriya Moruteha, aramubwira ngo ni nko kumubwira ngo ubwire uwo mwana ngo umubwire ngo nimba twarirukanye se ari ukubera ko yashaka kuyobora igihugu ko ashatse kandi igihugu atari icye. Guverinoma y'ububiri gikeneye umwami uzibanda ku mbuto z'indobanure, ku nka, ku bimasa by'ubwoko nyine bya kijyambere, ku guharura imihanda, gutera imyumbati n'ibindi bihingwa ngandura. Ku bigendanye n'umushahara uyu mwami azajya ahembwa ifaranga rimwe kuri buri munyarwanda atanze umusoro. Wabimwumvije ko yahindutse umukozi, ahubwo yabaye umukomisiyoneri. Yabaye umukozi, oyo bamuhinduye nk'umukomisiyoneri, ahubwo urumva rushaka gutya niba mu cya 10 ajya babyita ngo ni komisiyo, ni cya 10 nyine cya komisiyo. Azajya ahembwa ifaranga rimwe kuyo yinjije. Urumva azajya ahembwa ifaranga rimwe kuri buri muturage winjije umusoro. Ubwo nawe yagomba gukorera ku mihigo. Mu bamuyoboraga rero yari ku mwanya wa 6 mu buyobozi bw'igihugu. Yego, umwami w'ubirigi niwe wari hejuru ya bose. Minisitiri ushinzwe koloni, guverineri general wa Kongo mbirigi, vice guverineri Rwanda Urundi, boss direct wamuhaga inshingano wanamubwiraga ati umushahara wawe ujya guhembwa waje wageze kuri banke cyangwa ngo n'ufate ni rezida. Rezida yategekaga umwami, none umwami akaza ku mwanya wa 6. Uyu rero yahindutse umukozi ntagakira umwami wa rubanda. N'aba batware ntago ari ubategeka, bategekwa n'umubirigi ni nabo bahemba nibo baha amafaranga. Aba baturage birirwa bakubitirwa imbere ya rubanda ntabwo afite ububasha bwo kwanga ibintu ndabihagaritse. Ubwo se urambwira ngo umwami yarari hehe? Kandi nabwo arigisikaga amavuga ati revolution ya 59 yabaye ntabwo yakabaye yaribasiye abatutsi, kuko abatutsi ntabwo ari bo bari bafite ubutegetsi. Ni revolution yagomba kuba yaribasiye ababirigi ibirukana mu gihugu bakagenda, nyamara ababirigi bo bari hari barimo gukora ibyo bashatse. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, batanze iyi mirimo bayihaye babana b'abatware bitwa ngo n'abatutsi, n'aba bana bagiye kwiga muri rya shuri ry'Ibutare kugira ngo bige gukora akazi k'umuzungu kandi bahembwe kugira ngo kandi bahembwe umushahara w'intica ntikize 1/6 cyo bari guhemba umuzungu. Na akazi kagoye, nibo barimo bagomba kwaka umusoro abaturage, bakarushanwa kuvuga ngo sheferi yanjye yatanze umusoro mwinshi ugereranyije na kanaka, nawe bakamuha agahimbaza musiki. Umusoro w'ubuharike, umusoro w'umubiri, umusoro witwaga ngo do capitation yo guteza imbere igihugu, umusoro w'inka, ibyo byose bikirunda ku muturage kugira ngo umuturage yabone. Bakamutegeka gutera ikawa ibiti 45, ikawa yakwera mu gasoroma mukajya kugurisha, bakababarira ikiruko muri bukigurishe, bakavanamo umusoro ugatwara asigaye. Ibi byose abanyarwanda bose barabikoze. Guharura imihanda abantu batangiye guhunga bwa mbere n'abatutsi, ibiganza byabyimbye, bamuhaye ibyate ntabishobore, agatanga ruswa y'inyana. Uyu munsi ukwezi gutaha umutwara akaza ati ya nyana yashizemo nje gutwara indi, undi atereka rekaho nambara inkindi singiye kuhambara urucocero. Abo nibo bantu ba mbere batangiye guhunga. Uzi ko ari byo. Ariko kubigeza za 39
abanyarwanda ngo bari bamaze gushira mu gihugu, ndetse n'abakobwa bari batangiye guhunga igihugu, batangiye kwigendera kuko elle n'avait personne à qui se marier, niko Alexis Kagame yavuze. Ibi byose rero intambara ya mbere no mu byatumye abanyarwanda barenga 300,000 bicwa n'inzara ya Ruzagayura, Rudakangwa, Imisharana n'Amatembane bitewe n'akarere. Ariko intambara ya mbere y'isi yose ubwo nayo nibwo yari irimo no kuba irangiye, abanyamerika abarusiya barashaka kuza muri Afurika, nabo mw'abanyaburayi mwe mwigaruriye Afurika turangaye, murayiba, muragira gute, murarengwa, murarwana, none nimutahe natwe turashaka kuza. Cyane ko iriya Irani n'uyu munjya bivuga kenshi yakozwemo bombe atomike zarashe Hiroshima na Nagasaki, ababirigi bayibye Katanga bayigurisha abanyamerika barabizi ko Kongo irimo umutungo uhambaye, barahashaka. Rero ababirigi ngo baratekereje ngo nituva mu Rwanda kandi u Rwanda tuzarukenera nka bazariyeri, buri u Rwanda ruri ahantu habi par raporo ya Kongo ugereranyije n'ibindi bihugu. Tusa nk'abaturanye n'umurambo wapfanye zahabu na diyama mu nda, kandi kugira ngo ukore mu kanwa kuriya murambo ibiriya bintu birimo bivane, mugomba kugira aho ukandagiye, ni mu Rwanda rero nta handi. Barebaga akavuga ngo u Rwanda tuzarukenera na nyuma y'ubwigenge bwabo ubwo u Rwanda bwabo ubwigenge bwa Kongo. None se nidusigaza haba abahungu twigishije ngo bige, tukaba twarabahaye inshingano birwaga bakubita rubanda, tukaba twarabahaye inshingano n'akazi karemereye katumye ababyeyi babo bahunga bakagenda, tuzabasiga mu Rwanda bategeka, hanyuma u Rwanda tuzarugarukemo turukoresha icyo tushaka. Niyo mpamvu les Belges ont réussi à transférer toutes les responsabilités sur les têtes des Batutsi. Uyu muntu ndimo ndamusubiza, bafashe ya makosa yabo bakoze bayatereka ku mitwe y'Abatutsi ngo dore mwabahutu mwe nimwibuke Abatutsi babakubise ikiboko, nimwibuke babakoresheje shiku, nimwibuke mirwaga babaka amafaranga yo gusora. Ibi byose umuzungu yazanye, ari imisoro yo kubaka igihugu. Ibi byose umuzungu yazanye akabidutura hejuru twese nk'abanyarwanda. Yahise noneho byaratinze bacurika ikibuga. Ikibuga baragicuritse kubw'inyungu zabo babona igihe kirekire, kugira ngo bitazabagaruka. Yego, ni bya bindi bya ya ndirimbo impara zacuranze ngo na Yezu nubwo ari umwana w'Imana bamugeretseho ibyaha atigeze akora. Amakosa ababirigi bakoze mu Rwanda bayateretse ku mutwe w'Abatutsi, akaga ku Batutsi kaba karabaye, naho jenoside ituruka naha. Vuga ngo cya kiboko bagukubise byose bya kera. Jenoside ihera kwiva aho ngaho, umuhutu ahera aho ngaho uburakari, atangira guhera aho ngaho arebe Umututsi, ahubwo reka tubasubize ubutegetsi. None bagatangira no kujya no mu bituma ibintu jenoside ibaho cyane, baratangira bakinjira no mu mateka karengane kanyu mwebwe. Sha uzi ko babategetse imyaka 400, sha uzi ko banaje bakajya bahagurukira ku bana bakabica, ibintu bitabaye bakabihimba kugira ngo bakomeze babongeremo uburakari. Hari inyandiko nabonye sintazi uko umuntu wayanditse hano agaragaza nyine iyo teori haryo bavuga ngo kira ni inyandiko ngenderwaho. Wakwibaza ubwo uwo muntu bajya bazana abana bo guhagurukiraho, bakazana abana bo guhagurukira, abo bana bazaboneka mu gihugu ko umuntu haguruka inshuro nyinshi ku munsi, wabona abana bo guhagurukiraho. N'abantu bari baraturoze. Reka twumve Eveline ongera baho ngaho muri ibyo bihangano byawe, ugira icyo tubwiraho gakiya maze Innocent nawe asome ku mazi. Aya mateka araryoshe kuyumva kuko adufasha kumenya ukuri kwaho jenoside yaturutse.